Bavandimwe nkunda, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro aturuka ku Mana yacu abe muri mwe. Dushimira Imana twese kuko dukomeje kugirirwa ubuntu n'Imana yacu ku gukurikirana izi nama zituruka ku Uwiteka. Niyo mpamvu nk'uko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ubwo bari bagiriwe ubuntu nk'ubwo dufite ubu, yarababwiye ati, kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana ubusa. Urwa kabiri rw'Ab'Ikorinto ibice 6 umurongo wa 1. Nanone bavandimwe, muri kumwe na mwene so Muhire Théobald. Reka mbere yuko dutangira iki cyigisho cy'uyu munsi, duce bugufi maze turamye Uwiteka. Uhoraho Mana, ni wowe Mana yacu, kandi turi ibibumbano byawe, turi imirimo y'intoke zawe. Niyo mpamvu tuzinduka, niyo mpamvu twiriza amanywa, kandi niyo mpamvu turara amajoro tugushaka. Imitima yacu ikugirira inyota, imibiri yacu irumye kubw'amapfa. Mana yacu, tugukumburiye muri iyi si yumye, iruhijwe n'amapfa, isi itagira amazi. Turakwinginze rero wowe soko idakama, ududubirize mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Bavandimwe banjye, uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cy'ubuzima. Twahaye umutwe ugira uti, amazi meza, umuti utangaje. Amazi meza, umuti utangaje. Reka dutangirire mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 33 umurongo wa 18 gukomeza, aho tubona uburyo ubw'umukurambere wacu Yakobo yari amaze kwambuka Yorodani, ubwo yari avuye muri Mesopotamiya, maze kubw'ubuntu bw'Imana agatahuka amahoro akagera mu gihugu cy'i Kanani. Nuko ahageze ahaca ingando hafi y'umujyi w'umugabo witwaga, cyangwa se w'ahantu bitaga Shekemu. Twibuke ko aho hantu Yakobo yahaguze isambu yabambyemo amahema ye, akahagura na bene Hamori se wa Shekemu, akahagura ibikoroto 100 by'ifeza. Nk'uko Aburahamu yabigenje, Yakobo nawe amaze kubamba iryo hema rye, yubakiye Uwiteka urutambiro. Akajya ahamagara abo mu nzu ye buri gitondo, akabahamagara buri nimugoroba kuza kuhatambira igitambo. Aho kandi ni naho yacukuye iriba, ari naho nyuma y'ibinyejana 17, imyaka irenga 1700, niho hageze mwene Yakobo, uwo ni Yesu, umwami n'umukiza wacu. Igihe yaraje ananiwe ashaka kuruhuka ku manywa y'ihangu, izuba rimeze nabi, maze akahavugira amagambo ayabwira abagenzi bamwumvaga. Arababwira ati, iby'isoko. Ababwira iby'isoko y'amazi adudubiza agatanga ubugingo buhoraho. Bivuga mu magambo yanditse muri Yohana ibice 4 umurongo wa 14 agira ati, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Nanone kandi, igihe abana b'Imana ubwo bari bari mu rugendo rukomeye bava muri Egiputa, amazi y'ubugingo yagaruye intege mu bugingo bw'Abisiraheli mu butayu. Igihe bwa mbere bari babonye amazi avuye mu gitare cyakubiswe i Horebu. Mu isezerano ryabo ryose, cyangwa se mu by'Imana yabasezeraniraga mu rugendo rwabo mu iryo zerera, aho byabaga ngombwa hose kubw'igitangaza cy'ubuntu bw'Imana, Abisiraheli ntibigeze babura amazi, bahabwaga amazi. Ntago bakomeje ngo hariyo soko y'i Horebu ibakurikirana aho bagenda hose, ahubwo barayisize. Ariko aho bageze, kandi twebwe ko ari mu butayu, Imana yabahaga amazi.
dusoma mu rwa mbere rw'Abikorinto ibice 10 umurongo wa 4 amagambo avuga ati kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi iyo gitare cyari Kristo. Imana ishimwe cyane. Aha rero birimo birumvikana neza rwose ko kubw'imbaraga z'ijambo rye Kristo niwe watumaga ayo masoko meza atemba kugira ngo Abisirayeli babone amazi, nuko niwe wayatembeshaga. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesaya yarabivuze mu gice cya 48 umurongo wa 21 maze avuga amagambo ati kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu ntibicwaga n'inyota, yabatembesheje amazi ava mu gitare kandi yashije igitare amazi aradudubiza. Haleluya. Zaburi 105 umurongo wa 41 hari amagambo avuga ngo iki? Hari amagambo meza avuga ngo atobora igitare, amazi aradudubiza, atemba ahantu humye haba umugezi. Imana yacu ni igitangaza. Igitare cyakubiswe cyashushanyaga Kristo, kandi binyuze muri icyo gishushanyo higishwaga amasomo y'ingenzi cyane mu by'umwuka. Nk'uko amazi meza atanga ubugingo yavaga mu gitare cyakubiswe, ni nako muri Kristo, mu mwami wacu, umwami wakubiswe n'Imana, nk'uko tubibona muri Yesaya 53 umurongo wa 4 n'uwa 5 ngo yakubiswe n'Imana, yacumitiwe ibicumuro byacu, agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Muri we havuye isoko y'agakiza ku bwoko bwazimiye. Imana ntihabwe icyubahiro. Iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi tukareba ku ipaje ya 280 hatubwira amagambo agira ati ubwo Abisirayeli bari bamaze gutura muri Kanani bajyaga bakora ibirori bizihiza kududubiza kw'amazi yavuye mu rutare igihe bari mu butayu. Bakibuka bya bihe, barabihererekanya, bakajya bakora anniversaire, bakajya bakora amasabukuru bibuka ibyo bihe uko byagenze. Babikoraga bafite ibyishimo byinshi, kandi mu gihe cya Kristo ari we rutare, ibyo birori byari byarahindutse umuhango ushimishije cyane, maze abantu benshi bakaza bakegera ikidendezi cy'amazi y'Isilowamu, nuko bakanywa amazi y'iyo soko yayo. Mu gihe haririmbwaga indirimbo y'ibyishimo byinshi bavuga bati nicyo gituma muzavoma mukavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Ayo ni amagambo yanditse muri Yesaya 12 umurongo wa 3. Umukiza yakoresheje uyu muhango, niwe washyizeho uriya muhango, awukoresha kugira ngo ayobore intekerezo z'abantu ku migisha yari yarabazaniye. Dusoma amagambo avuga ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. Icyama iri jambo rikumvikana mu matwi y'abantu benshi muri kiriya gihe, nk'uko bigendana n'uyu munsi, ntabwo iri jambo ryabashije kumvikana, ntabwo uyu mugisha Kristo yazaniye isi wabashije kumvikana. Ni nabyo bigejeje isi aho igeze aha ngaha, ikaba ari isi y'umutarwe, ikaba ari isi y'ubutayu ifite amazi ariko idafite amazi nyakuri, ibirohwa. Turakomeje turebe amazi meza, umuti utangaje. Yohana yaravuze ati ibyo yabivugiye cyangwa yabivuze yerekeje ku mwuka wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Yohana 7 umurongo wa 37 kugeza 39. Nicyo cyatumye avuga ariya magambo, aravuga ati umuntu nagira inyota aze ahondanywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Maze Yohana intumwa
aravuga ati yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Amazi ahembura yadudubije mu kidaturwa, akameza ibyatsi mu butayu, agatemba kugira ngo ahembure abendaga gupfa. Cyari ikimenyetso cy'ubuntu Kristo wenyine ashobora gutanga, kandi ubwo buntu bukaba bumeze nk'amazi y'ubugingo. Ari amazi yeza akamara inyota ndetse agasubiza intege mu bugingo. Mwene data, iyo Kristo akurimo uba wifitemo isoko idakama y'ubuntu n'imbaraga. Yesu ahembura ubugingo kandi akakumurikira inzira y'ahantu hose, kandi abantu bose bamushaka babikuye ku mutima azababera amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Iyo twakiriye umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rwe ruza mu mitima yacu maze rukabyara imirimo myiza kugeza ku bugingo buhoraho. Kugeza ku bugingo buhoraho bisobanuye iki? Ntabwo urwo rukundo rwe twakiriye ari twe ruhesha umugisha w'ubugingo gusa, ahubwo isoko idakama izadudubiza mu magambo, idudubirize mu bikorwa by'ubutungane tuzakora, kugira ngo umuntu amare inyota abandi abafite inyota bamukikije. Nawe iyo umaze kwakira Yesu Kristo, uhita uwo mwanya uhinduka isoko imara inyota. Haleluya. Bavandimwe, icyitegererezo nk'icyo nicyo Kristo yakoresheje mu kiganiro yagiranye n'umugore w'umunyasamariyakazi, uwo bahuriye kuri ririya riba Yakobo yacukuye, amubwira ati ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Bene data, Kristo yaratuzamuye, uwumwakiriye aramuzamura kugeza ubwo nawe aba isoko, akaba isoko. Ese nawe uyu munsi wakwemera ukaba umwe natwe, ukemera kunywa kandi ukanywesha n'abandi, ukanywesha abandi bavandimwe kuri aya mazi? Wibuke neza ko atari amazi mabi. Muri iyi si hari amazi mabi, huzuye amazi mabi, ahubwo Kristo aduha amazi meza. Yohana ati ibyo yabivugiye kuko yashakaga guha mwuka wera bazamwizera. Ese ntabwo waba umeze nk'amazi y'imara muvandi? Amazi arura nk'uko Abisirayeli byabagendekeye. Abantu ahari barakubona bakagira ngo uri mwiza. Twibuka Abisirayeli babonye amazi y'imara barirukanse barasakuza bata amazi, banezerewe cyane. Byashoboka ko nawe watangarirwa abantu bakavuga ati dore umuntu, ahari barakubona bakagira ngo uri mwiza, ariko mwavugana umwanya muto cyangwa se mwararana mwabana igihe gitoya gusa ukabarurira amazi y'imara. Hari muvandimwe wanjye ukeneye gushyirwamo umunyu nk'uko Elisa yabigenje ubwo yahumanuraga amazi. Elisa baramubwira bataye amazi kera yari meza, ariko none ntawayanywa, nuko afata umunyu ashyiramo. Yesu aratubwira ngo muri umunyu w'isi. Ese aho wabasha kwemera ugashyirwamo umunyu? Ahari muvandimwe wanjye ukeneye umunyu. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa imibereho yejejwe, tukareba ku ngingo yitwa kwerekwa Kristo, ni paje ya 14, hari amagambo atangaje avuga ngo iyo umuntu avuga ko yejejwe nyamara mu magambo n'ibikorwa arangwa n'isoko yanduye idudubiza, amazi yayo asharira. Ni ukuvuga ngo Kristo ahindura umuntu isoko idudubiza, ariko hari n'izindi soko zidudubiza. Muri iyi si harimo amazi, ariko ayo mazi ameze ate?
ngo uyu muntu avuga ko yejejwe bivuga ku munwa gusa, nyamara mu magambo no mu bikorwa arangwa n'isoko yanduye idudubiza amazi yayasharira, tubasha tuvuga uwo muntu duti uriya muntu aribeshya. Ese muvandi, kugeza uyu munsi ntabwo waba wibeshya? Ukwiriye, ayo magambo arakomeje avuga ngo uwo muntu akwiriye kwiga ibya Kristo ahereye ku cyambere A na B na C agakomeza, bigize imibereho y'umukristo. Imana irakurarika uyu mwanya kugira ngo usuzume niba utibeshya, udakwiriye kwiga uhereye ku cyambere ugakomeza bijyanye n'iby'imibereho y'abakristo n'imibereho y'umukristo. Bamwe biyita ko ari abagaragu ba Kristo, ariko ugasanga kenshi barabaswe na dayimoni wo kutagira impuhwe, amazi asharira, bagahora bakunda ibidatunganye, amasoko adudubiza ariko asharira, ndetse bakanezezwa no kuvuga amagambo atanezeza ndetse atera uburakari. Mu byigisho bishize twarabibonye, benshi bafite indwara zikomeye, abenshi batewe indwara zikomeye bitewe n'amazi arura, n'amazi atari meza. Iryo jambo rirakomeza rivuga ngo aba bantu bakeneye guhinduka mbere y'uko Kristo ababara nk'abana be. Bavandimwe banjye, aya ni amagambo twasomaga mu mibereho yejejwe kuri iriya ngingo yitwa kwerekwa Kristo. Ndizera ko muyumvise. Imana idufashe kugira ngo hatabaho kwibeshya. Aya magambo yandi arakomeza, yanditswe mu gitabo cy'imigani ya Kristo, avuga ngo umutima utarahura n'igitare, umutima utarahura na Kristo wirata imbaraga zawo. Kwikunda no gushaka icyubahiro byirukana umukiza mu mutima, kandi iyo atawurimo umuntu ahorana agahinda n'umubabaro. Ndizera ko ibi bintu biri kumva. Abantu benshi bayoberwa n'impamvu zibatera umubabaro n'agahinda bagira, ahari bakabyitirira ibintu runaka by'ubuzima busanzwe, ariko ikibazo ari uko birukanye umukiza mu mutima. Bitewe n'iki? Ntabwo bafite igitare, bafite inyota, ariko ntibabizi ko bishwe n'umwuma. Ariko iyo Kristo ari mu mutima, umera nk'iriba rivubura amazi afutse, ahesha umuntu umunezero. Icyama ngo Yesu Kristo yumvikanisha amagambo nk'aya mu mitima yacu twese. Imigani ya Kristo, paji ya 74. Dore icyo Yesu akubwira. Kristo aravuga ati, kandi uzanywesha umwe muri aba bato. Bavandimwe, ni iki uri kunywesha umwe muri aba bato? Abato bahe? Abameze nk'abana mu kwizera kwabo ndetse no mu kumenya Kristo. Ese isoko idudubiza ituruka mu nda yawe ni iyihe? Ni amazi ameze ate? Turi kwiga amazi meza, umuti utangaje. Kristo aravuga ati, uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ingororano zarateguwe. Ese bigishwa ba Kristo turiteguye kwakira izi ngororano? Matayo 10:40. Uwiteka dufashe cyane. Umunyabwenge nawe aravuga ati, isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Imigani 18:4. Ndakurarika nawe mwene data, ndakurarika mu izina rya Yesu Kristo ngo wemere kunywera kuri iyi soko bigishoboka, kuko vubaha kandi ntibitinze ndetse biraje ubwo ibyavuzwe bigiye gusohora ngo dore iminsi izaza. Amagambo yanditse muri Amosi 8:11, amagambo ateye ubwoba kugeza 13. Hati dore iminsi izaza, ni ku Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka.
inyota igiye kuza, n'ubiriho ariko abantu ntabwo bazi ko bafite inyota, ariko igihe kigiye kugera noneho abantu basobanukirwe n'umwuma uri muri bo, ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe. Tujya tubibona igihe abantu babuze amazi, birukankana ibibido bava hamwe basanga ntayahari, bajya ahandi bashakisha, bafite imbaraga nyinshi zo kuyashaka. Ibyo bigiye kubaho kandi byaratangiye kandi biraje, ariko ikibabaje ngo bazakubita hirya no hino iburasirazuba, bazakubita hirya no hino iburengerazuba, bazakubita hirya no hino mu majyepfo, mu majyaruguru, ariko ngo ntabwo bazayabona, ntabwo bazabona iryo jambo, ntabwo bazabona igitare kimara inyota. Ngo uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Ibi biratangaje, ni amagambo akomeye bavandimwe banjye. Umwami wacu aratangaje. Yesu niwe rutare kandi Yesu niwe mazi. Ese waba ufite inyota? Yesaya avuga irindi sezerano ry'agahozo, akibutsa cyane isoko y'ubugingo yatembye igihe Abisirayeli bahabwaga amazi, akabyibutsa muri aya magambo avuga ngo, ni Yesaya ibice 41 umurongo wa 17 na 44 umurongo wa 3, aho yavugaga ngo ati, abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma, njyewe Uwiteka nzabasubiza, njyewe Imana ya Isiraheli sinzabahana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Icyama ngo kumva ubutindi ufite muri kino gihe, icyama Imana yacu ikagusuzuma, igashyiramo igipimo gipima inyota, ukareba uburyo wishwe n'umwuma. Ahari wishwe n'umwuma ariko ntubizi, saba Uwiteka urondora imitima, arebe, asuzume, arebe niba uri muzima. Amagambo aravuga ngo iryo sezerano ngo, uwishwe n'inyota nzamusukiramo amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye. Haleluya. N'abana bawe nzabaha umugisha, amazi azadudubiza mu butayu, imigezi izatembera mu kidaturwa, hari irarikwano ritangwa. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi. Imana ishimwe. Mwene data, ngwino uyu munsi Yesu araguhamagara n'ijwi rirenga, n'ijwi risoza rya marayika. Sinjye uguhamagara njye ntacyo mfite, nanjye ndinginga umwami Imana ngo muri kino gihe antabare, amara inyota. Yesu araguhamagara nawe mwene data, waca bugufi ukareka ubwiyemezi, ukinginga umwami Imana, ukanywa kuri kino gitare bigishoboka. Icyigisho cy'ubuzima cy'uyu munsi mbibutse ko kivuga giti, amazi meza, umuti utangaje. Umwanya ugiye gukurikiraho ngiye kubabwira kandi no kwibukiranya, twibukiranye uko Imana kubw'urukundo rwayo yo yaduhaye amazi, kandi turibukiranya uburyo bwo kuyakoresha neza, ndetse turebe n'ingaruka byagira cyangwa se bijya bigira igihe twirengagije inama twahawe zo gukoresha amazi. Kandi turabona n'umugisha tugira igihe iyo dukurikije inama, imigisha tuzanirwa. Icyo Uwiteka yabivuzeho. Ahari igihe nikidukundira turabibona byose, ariko nibitanakunda turareba bikeya, cyane ko Imana yabyerekanye rwose mu bitabo bikandikwa, ndetse byinshi birazwi, ahubwo hakeneye imbaraga yo kugira ngo tugendere mu mucyo wose twahawe. Bavandimwe mwese, murabibona ko turi kurwana urugamba rwa nyuma, n'urugamba ruheruka. Birumvikana rero ko dukeneye kuba dufite imibiri ifite imbaraga z'umubiri zo guhangana n'indwara, kuko izi ndwara ziri kugenda kandi zigiye kurushaho kwiyongera. Kandi uburyo bwo kwivuza namwe mubyumve, nk'uko mwabibonye kandi murushaho kubibona ku bana b'Imana, uburyo bwose ndetse n'ubwari busigaye
bugiye kugera ku musozo. Niyo mpamvu umuntu wese yari akwiye kwihutira gushyira mu bikorwa inama zose yaba yarumvise ziturutse ku nama zijyanye no kwitungira amagara mazima, maze twamara gukora ibyo, ibindi tukabiharira Imana tukituriza. Reka rero n'ubu tugire bimwe tubibutsa ku bijyanye no gukoresha amazi. Amazi agirira imibiri yacu akamaro gakomeye binyuze mu nzira zitandukanye, ariko wenda reka mbe mvuzemo nk'izi eshatu. Atugirira umumaro mu buryo tuyakoresha duteka ibyo kurya, ndetse akatugirira umumaro biciye mu kuyanywa, ndetse n'igihe tuyakoresheje inyuma ku ruhu mu buryo butandukanye. Hari ukuyikandisha, hari ukuyoga, hari uburyo bwinshi akoreshwamo. Reka rero twumve iki inama y'Imana yatubwiye kuri icyo cya mbere, igihe tuyakoresheje mu byo kurya. Turifashisha igitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, turebe ku ngingo y'161 n'162. Ndifuza kubivuga ibi mu ncamake, ahubwo nkabasaba ko mwasoma ayo magambo yose nk'uko twayandikiwe muri icyo gitabo. Mu gihe nasomaga icyo gitabo ndetse kuri ziriya ngingo nababwiraga, nanjye naratangaye cyane. Hari ibintu byinshi tuba tutazi, ariko Imana yagiye ibigaragaza kandi ikadusaba kugendera mu mucyo nk'uko tugenda tuwuhabwa. Hari amagambo ahanditse ngo abantu batari bake, murabizi ko dukunda kurya ibintu byoroshye cyane by'amasosi, ni ukuvuga ibiryo byongewemo amazi menshi. Ariko ndabinginze, reka ariya magambo nababwiye kuri iriya ngingo y'161, hari amagambo ahanditse, reka nyababwire maze mwumve. Aratangaje. Haravuga ngo iyi mirire yihe n'iriya nababwiraga ngo ibiryo byoroshye, hari ababyita amazina ngo rojo, amasosi, ibintu nk'ibyo, bya biryo byoroshye cyane by'amasosi byoroshye cyane, aho usanga n'imboga zongewemo amazi kugira ngo umuntu abirye mu buryo bumworoheye byoroshye. Ngo ariko iyo usomye ariya magambo turi bubone mu by'ukuri ntabwo biriya bintu byemewe. Umva uko haranditse ngo iyi mirire niyo wamenyereje igifu, umutimanama wawe wakwemeje ko ibyo nta kosa, bisa nkaho nta ngaruka zikomeye zakugezeho. Ariko iyi ni imibereho itari myiza. Ntabwo igifu cyawe cyagiye kibona imbaraga gikeneye cyagombaga gukura mu byo kurya. Ibyo kurya by'amazi wagenda gufata byatumye umubiri wawe utabona imbaraga ukeneye no kugubwa neza. Ahari mu bice bigiye bitandukanye aho abantu bagiye batuye, usanga n'imirire yaho igiye itandukanye. Tubisuzumye neza ugasanga mu bice bimwe bakunda gukoresha ibi byo kurya byoroshye, ukareba n'ahantu mu bice bimwe bakunda gukoresha ibiryo kurya bikomeye cyane. Abantu benshi tugenda tukamenya imibereho y'abantu batandukanye. Mu by'ukuri wasanga ko iki gihamya mu by'ukuri ari ukuri. Usanga ahantu hakoreshwa cyane cyane byoroshye, abo bantu batagira imbaraga, ndetse ari abantu batagira rwose n'ibiro bihagije. Reka dukomeze dusoma aya magambo. Ijambo riravuze ngo ariko iyi ni imibereho itari myiza. Ntabwo igifu cyawe cyagiye kibona imbaraga gikeneye cyagombaga gukura mu byo kurya. Ibyo kurya by'amazi wagenda gufata byatumye umubiri wawe utabona imbaraga ukeneye no kugubwa neza. Ariko iyo uhinduye iyi migirire ukarya ibyo kurya bikomeye bifite amazi make, igifu cyawe bibanza kugitonda. Uko byamera kose ibi ntibikwiriye kuguca intege. Iyi ni inama duhawe. Ukwiriye kumenyereza igifu cyawe kurushaho kwakira ibyo kurya bikomeye. Ayo magambo arakomeza agira ati, wagiye urya byinshi bikabije ariko bikennye ku ntungamubiri, bidashobora kukuzanira
bidashobora kuzanira umubiri amaraso meza. Ariko nanone ikibazo gikomeye ni uko hari abakoresha ibyo byo kurya bikomeye ariko ntibabashe kwihangana, ahubwo ugasanga bari kubisomeza amazi menshi. Ibyo rero bikaba bibi cyane kurusha ibyo twavugaga haruguru. Bavandimwe, Imana idufashe kugira ngo ibi bintu turi kwiga tubashe gusobanukirwa ko turi mu bihe bidasanzwe, aho dukeneye kumvira inama zose tubwirwa. None se murumva tudakwiye guhindura vuba vuba ku kamenyero, maze tukamenyereza igifu cyacu ibiryo bikomeye? Imana iha umugisha ababyimenyereje kandi ifashe n'abatari babizi, maze tubikosore, kuko dukeneye imbaraga, dukeneye guhangana n'ibintu bikomeye biri kwinjira mu isi. Mu by'ukuri amazi ni umugisha, twahawe n'Imana. Iriya ngingo ijyanye n'iby'amazi, ku bijyanye n'ibyo kurya, ndaba nyisoreje hariya. Ni meza, ariko se akoreshwa gute? Ni umugisha ariko mu buryo bugira gahunda, si uko agomba gukoreshwa uko umuntu abyishakiye nk'uko tumaze kubibona mu gutegura ibyo kurya. Mu gitabo cyo kwitungira amagara mazima, inama ku mirire n'ibyo kurya, batubwira ko amazi hari n'ubundi buryo tubasha kuyakoresha mu gihe turwaye. Ni umugisha ijuru ryaduhitiyemo kugira ngo tuyakoreshe mu buryo butandukanye. Ahantu rero ngiye gusoreza kino cyigisho ni ahantu hakomeye, aho tugiye kuvuga uburyo tubasha kuyakoresha igihe umuntu arwaye, nko kuzimya umuriro. Atari ukuvura izindi ndwara, dore ko avura n'izindi ndwara zitandukanye, kuko ntabwo turi buvuge ibintu byinshi kubw'umwanya mutoya, ariko tugiye kuyavuga nk'uko ijambo ry'Imana ryayatubwiye muri kino gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Tuyavuge nk'uko babitubwiye mu buryo bwo kuyakoresha tuzimya umuriro. Hari amagambo avuga ngo ku ipaji ya 372 hari amagambo agira ati: iyaba mu gihe umurwayi afite umuriro yahabwaga amazi nk'ikinyobwa, kandi agashyirwaho ibitambaro bitose ku mubiri, uwo murwayi ntiyagira uburibwe iminsi myinshi n'amajoro menshi, kandi ubuzima bwe ubuzima bwa benshi bwaba bwarakize iyo hakorwa biriya tumaze kuvuga haruguru. Nyamara abantu ibihumbi byinshi barapfuye bazize umuriro mwinshi, kugeza ubwo ikintu gitera uwo muriro gihiye kigashirira, imbaraga z'ingenzi zikarangira, kandi bapfuye bababara bikabije, ntibahabwe amahirwe yo kunywa amazi yo kuzimya uwo muriro no kubamara inyota. Amazi akoreshwa mu kuzimya umuriro utwika inyubako ntiyitabwaho mu gihe yagombaga kuzimya umuriro uba utwika ingingo z'umubiri y'abantu. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Ni amagambo twasomaga mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, paji ya 372. Bavandimwe, ntabwo mu by'ukuri iyo nsomye kino gihamya hari ibintu binyibutsa cyane. Ntabwo njye nshobora kubiha agaciro gake, hari nubwo hari ababiha agaciro gakeya, ariko njye sinshobora kwibagirwa uburyo gukoresha ubu buryo byagiye bimfasha cyane mu kazi kanjye, mu gihe nabaga ndi kwita ku barwayi b'indembe cyangwa abana bajyaga banzanira bagagaye kubera umuriro, kandi batabasha kugira ikintu bamira, bameze nk'abapfuye, ariko ubu buryo bukabagaburamo ubuzima mu kanya gato. Buriya buryo bwo gukoresha amazi, ibitambaro, kubishyira ku murwayi urembye umeze nabi. Na n'ubu ndashima Imana mu by'ukuri kubw'ibikorwa nagiye mbona by'imbaraga Imana yashyize mu mazi nkabyibonera njye ubwanjye. Na n'uyu munsi ndashima Imana, ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ndarika buri wese kugira ngo iki kintu agihe agaciro, nta mpamvu yo kubabara.
ntabwo rwose kuri njye mbona ari ngombwa na gato, nkurikije ibyo niboneye, kuba wakoresha ibinini bivura umutwe cyangwa se bizimya umuriro. Hari abarwayi benshi twagendaga tubikoreshaho, nagiye mbibona mu buryo bwinshi, uko agira umuriro mwinshi, uko umuha ibinini bizimya umuriro. Hari amoko y'ibinini byakoreshwaga mu bihe byashize, ariko nagiye mbona abarwayi benshi bagendaga babura amaraso mbireba, kuko gufata iyo miti izimya umuriro ukabona amaraso mu gihe gito cyane amushizemo. Nyamara wakoresha uburyo bw'amazi, umurwayi wawe agakira mu buryo bwiza cyane kandi atagize ingaruka. Mureke dukoresha ubu buryo kandi twizeye, kuko igitabo inama ku mirire n'ibyo kurya paji ya 261 hari amagambo yahanditse avuga ati gukoresha amazi bishobora kugira ikintu gito bimara niba umurwayi atiyumvamo ko akwiriye gukurikiza amabwiriza, cyangwa se niba atizeye ukavuga uti aya mazi yamarira iki, mume ibinini, mume iki. Niba utizeye nta kintu bishobora kukumarira. Iri ni ihame ryanditswe kuri iriya paji ya 261. Gukoresha amazi bishobora kugira ikintu gito bimara niba umurwayi adafite kwizera. Niba utizeye cyangwa se ibyo ugiye gukorera umurwayi ntacyo bimumarira. Bavandimwe nkunda, vuba aha tugiye gufungirwa amazi. Isi n'abayirimo bagiye kutwanga, ariko nimuhumure, nimukuke imitima. Uwagendanye n'Abisirayeli mu butayu ari kumwe natwe. Igitare Yesu Kristo yaradusezeraniye ati uwo niwe uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare. Uwo ni uw'umwizera. Imana iduhe kuyizera, tubonere imbaraga mu byo yaremye. Twizere Imana yacu ifite ububasha bwo kudukiza. Isezerano rirakomeza rivuga ngo azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Yesaya 33:16. Bavandimwe, kubwira isezerano abana b'Imana bazabaho. Ubw'isi izaba yugarijwe n'inzara, bo bazagaburirwa. Ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago, mu minsi y'inzara bazahazwa. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 37:16. Ntitugire ubwoba, reka dukoreshe imigisha dufite, kandi nubwo isi igiye kuyihagarika, Imana iriho. Iyagendanye n'Abisirayeli mu butayu iri kumwe natwe. Imana izi agaciro k'amazi, ntabwo izigera itugomwa amazi. Kandi iri sezerano rizakurikirwa n'irindi sezerano rikomeye ry'uko tugiye gutaha, ubwo ijuru rizaba rikingutse rigira riti aba ni abavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama, babyeza muri cya gitare. Amazi meza, umuti utangaje. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama ari hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Bene data, iri ni isezerano umwami wacu yaduhaye, byahishuwe ibice 7 umurongo wa 14 kugeza wa 17. Amina. Ngwino mwami Yesu, Uwiteka abamurikishirize mu maso he, mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu. Amina. Na hejo umwami Imana nabishima.